Mata 1994, Mata 2026. Imyaka ibaye 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Jenoside yasize imfubyi, isiga intwaza, isiga n'abapfakazi, ariko ntitwaheranwe n'agahinda. Ubu twese turatwaza, intego yacu yabaye imwe, gakondo yacu nta yindi, turi Abanyarwanda. Mu gihe twegereje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 32, intavogerwa umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda, twabateguriye ibiganiro by'uruhererekane bizagaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, bigaruka ku buzima bw'abayirokotse ndetse tunafatanyiriza hamwe kurwanya abayipfobya bakanayihakana, twese mu mujyo umwe wo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa. Twibuke twiyubaka, unity and resilience. Byose bijya guturika ubwo imyitozo yabanje ubwo bwose yashyizwe ahagaragara, u Rwanda rukazima, yibaza niba yaragomeye Imana. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana